badukurikiye. Ubutumwa bundi rero nabaha nta bundi nubwo gukurikira Yesu mu buryo ubwo ari bwo bwose umuntu yamukurikiramo, ariko ibyaba byiza yakifashisha n'indirimbo. Hari izo mu gitabo, hari iz'abahanzi baba baragiye baririmba, hari izo nawe ubwo ashobora akumva ziri kumukurura mu bigendanye no gukurikira Yesu. Izo nazo nibwo butumwa nabaha kugira ngo bamukurikire ariko mu buryo busobanutse. Murakoze. None se wowe hari indirimbo zawe bwite waba ufite? Hoya, ariko ndirimba mu makorari agiye atandukanye, yaba ku mudugudu cyangwa se reka mbihurize hamwe. Mu mudugudu haba hari korari ngomba kuba mbarizwamo, ariko hari indi ijya iririmba bisa nkaho ari buri kanya dukunze kwita worship team. Yego. Naho njya mbabarizwa, ubwo urumva nibwo ni muri ebyiri. Ni korari worship team ushinzwe kuramya no guhimbaza, na korari ubwayo yo ku mudugudu aho nsengera. None se ni ikihe kintu wabwira abantu b'abaririmbyi ariko usanga baramenyereye ibyaha cyane? Urugero ugasanga dirija na dirijante barasambana bakaza bagakomeza umurimo kandi ukabona nta cyabaye. Ugasanga wenda abantu runaka ni umunyamagambo, ni umunyamatiku, ibintu byose nyine arabivanga ariko ukumva ngo nta cyabaye, ndetse banamuvugisha akakubwira ati ngende uba nta mutima ucira urubanza. Umuntu nk'uwo wamubwira ngo iki? Igihe cyose sinzi niba usobanukiwe ijambo ikiraro. Ikiraro ni ikintu umuntu ashobora kwifashisha yambuka kandi akacyifashisha nta kintu agihaye, we akanyuraho gutyo gusa. Abe ibiraro bihenze, nta kiraro wapfa kunyuraho utanze amafaranga, kuko niyo nzira nyine ibihari. Abe cyahenze abanyarwanda cyo muri Nyungwe, abandi bakinyuriraho ubuntu, abanyamahanga bakinyuraho, abantu bose bakinyuraho, kandi ni ikiraro. Hari n'abantu rero bameze nkaho ari ikiraro cyangwa se ari icyapa, kuko ni icyapa gishobora kukurangira ahantu ariko nta mafaranga ugihaye utaranagishyizeho. Hariho abantu rero nabo bateye gutyo. Hari umudirije ushobora kuririmba neza agatuma hari umuntu